Waba wifuza kumenya inkuru zicukumbuye zo mu gitabo cy'Itangiriro? Birumvikana, iyo utazi itangira ry'ibintu ntushobora no kumenya iherezo ryabyo. Kugira ngo wumve neza Bibiliya yawe, biragusaba ko wumva igitabo cy'Itangiriro. Dufite igitabo Itangiriro ku buryo bucukumbuye. Ushobora kugisomera kuri mudasobwa yawe cyangwa kuri telefone yawe. Ni igitabo cyiza, gicukumbura inkuru z'ibyabaye mu gitabo cy'Itangiriro. Ushobora kumenya inkuru z'uko Enoki yagiye mu ijuru adapfuye, ubuzima yabayeho ku isi, ubuzima bwa Adamu, ubuzima bwa Eva, imyaka bamaze ku isi, ubuzima bagiye babamo. Tekereza amateka ya Aburahamu, atangira Aburahamu afite imyaka 75. Muri kino gitabo siko bimeze. Dutangira Aburahamu avukira muri Uri y'Abakaludaya, tukageza Aburahamu ashaje apfuye neza. Ducukumbura ubuzima bw'abana ba Yakobo uko ari 12 bose, uhereye ku wa mbere kugeza ku wa nyuma, kugeza ku rupfu bapfuye. Igitabo Itangiriro ku buryo bucukumbuye kiboneka kuri store yacu yo kuri internet www.payhip.com /VPMSPAC ebook store /payhip.com hanyuma /VPMSPAC ebook store. Uhita ugera kuri store y'ibitabo byacu byose, hanyuma ukihitiramo ikikunejeje ku dufaranga dukeya, ugatangira kugenda waguka mu byanditswe byera uko bukeye nuko bwije. Ndagushuhuje cyane mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Urasuzwa na misiyoneri Kiza Benjamin. Nkuko bisanzwe kuri channel yacu ya VPMSPAC tugenda tubagezaho inkuru zicukumbuye zo muri Bibiliya. Uyu munsi tuje gusubiza ikibazo kivuga ngo ni ibihe byaha byakorerwaga i Sodomu n'i Gomora byatumye Imana iharimbura. Mbese icyaha cyo kuryamana bahuje ibitsina, ubutinganyi, nicyo cyonyine cyatumye Imana irimbura i Sodomu n'i Gomora, iriya migi ibiri n'iyindi yari ihereranye naho? Byatumye tugerageza gucukumbura, bityo mu gitabo Itangiriro ku buryo bucukumbuye twanditse ibyaha byose byaberaga i Sodomu n'i Gomora twifashishije ibindi bitabo bya kera by'Abayahudi, harimo n'igitabo cya Yashari. Reka twinjire mu nkuru nyirizina, amateka y'i Sodomu n'i Gomora ku buryo bucukumbuye, uhereye igihe Loti yahimukiye kugeza ku kurimbuka kw'i Sodomu. Reka twinjire mu nkuru. Mbere na mbere, reka turebe ukuntu i Sodomu n'i Gomora bicaga abantu urubozo. Kadusome Ibyahishuwe 11:8 maze turebe amagambo ahari. Intumbi zaho zizarambarara mu nzira nyabagendwa yo mu mudugudu munini ari wo witwa Sodomu no muri Egiputa mu buryo bw'umwuka. Ibyahishuwe 11:8. Nubwo uyu murongo wo hejuru wakoreshejwe bavuga ku bahamya babiri mu gihe cy'umubabaro ukabije, ariko biragaragaza neza ishusho y'ibyaberaga mu migi y'i Sodomu n'i Gomora kugeza ubwo byongera gukoreshwa nk'imvugo y'umwuka n'ikigereranyo mu gitabo cy'Ibyahishuwe. Abacamanza b'imigi ine y'i Sodomu n'i Gomora bari barashyize ibitanda mu migi yose. Twibuke ko i Sodomu n'i Gomora ni imigi mikuru, ariko hari indi migi ibiri yari ihereranye naho. Maze i Sodomu n'i Gomora abacamanza baho bari barashyize ibitanda mu migi yose. Maze iyo hazaga umusuhuke cyangwa umushyitsi, baramufataga bakamuryamisha mu gitanda ku ngufu, maze bakamupima ngo bamenye yuko areshya n'icyo gitanda. Iyo basangaga ari mugufi, abagabo 3 bajyaga ku mirambizo y'igitanda, abandi bakajya ku musego wacyo, maze bamwe bagakurura amaguru, abandi bagakurura umutwe ngo areshye nacyo. Umuntu agataka kugeza igihe agereye ku marembo y'urupfu. Nuko abantu bose bumvisha ibibera i Sodomu n'i Gomora bahagarika kuhatemberera.
uko abakene barenganiraga i Sodomu. Bibiliya itubwira mu migani ngo ubabariye umukene abagurije Uwiteka nawe azamwitura ineza ye. Imigani 19:11. Maze kandi abo muri iyo migi bari bakabije kurenganya. Iyo umukene yazaga mu mujyi wabo bamurundiraga ifeza n'izahabu, bakamuha ifeza n'izahabu kuko bitabasha kuribwa, kuko bari bazi ko izatabasha kuzirya. Bagatanga itangaza ko nta muntu n'umwe wemerewe kumuha umugati wo kurya cyangwa amazi yo kunywa, maze umukene akarenga akicwa n'inzara, maze abantu bose bakaza bakisubiza ibyo babaga bahaye uwo mukene. Buri wese agatwara ibye undi bye, maze bajya kumuhamba bagafindira umwambaro we, uwutsindiye akaba ari wo utwara, maze bagahera ubwo bakajya kumuhamba mu butayu. Uko niko bagenzaga iminsi yose ku bantu bapfiraga i Sodomu bazize akarengane babarenganyaga kose. Reka dukomeze. Uko Eliyezeri yarenganiye i Sodomu. Eliyezeri uyu yari umugaragu wa Aburahamu, muramuzi neza, niwe wagiye gusabira Isaka umugeni. Kadusome ijambo ry'Imana. Nuko imitima yabo itekereza kurenganya, kandi ururimi rwabo ruvuga ibyo kugira nabi. Iri ni ijambo dusoma mu Migani 24:2. Nuko haciyeho iminsi, Sara akumbura Loti ngo amenye uko amerewe, maze yohereza Eliyezari umugaragu wa Aburahamu ngo ajye i Sodomu amenye uko bamerewe, kuko baherukanaga ubwo yatwarwagaho iminyago akagaruka atabawe na Aburahamu n'abo mu rugo rwe. Yashakaga rero ko bamenya iby'ubutunzi bwe nuko yari umutunzi. Nuko arahaguruka aragenda, ageze i Sodomu abona umunyasodoma urwanya umunyamahanga, amwambura imyambaro ye, aragenda. Nuko uwo mukene atakira Eliyezari ngo amufashe. Nuko abaza uwo munyasodoma ati, ni iki gitumye uhohotera uyu mukene waje ku butaka bw'iwanyu? Maze uwo munyasodoma aramusubiza ati, uyu mugabo se ni umuvandimwe wawe, cyangwa abaturage b'i Sodomu bakugize umucamanza wabo uyu munsi ku buryo waburanira uyu mugabo? Nuko Eliyezeri ashaka kwambura uwo munyasodoma umwenda ngo awusubize nyirawo, niko kumutera ibuye ku gahanga aravirirana. Nuko wa munyasodoma abibonye aranezerwa cyane, maze aravuga ati, ngaho nyishyura ifeza zikwiriye kuko nkuvushije amaraso, kuko ariko amategeko y'i Sodomu ameze. Nuko Eliyezeri aramubaza ati, wewe urankomerekeje none ngo nkwishyure? Nuko ntiyita ku magambo ye, nicyo cyatumye amujyana ku mucamanza w'i Sodomu witwaga Shakara, ari we Seraki. Aramubwira ati, mucamanza mwiza, dore uyu mugabo namukomerekeje, nawe urabyibonera akavirirana, none yanze kunyishyura. Nuko Seraki aramusubiza ati, uyu mugabo arakubwira iby'ukuri, ukwiye kumwishyura kuko ari umuco n'itegeko hano i Sodomu. Inaha iyo umuntu agukomerekeje umwishyura ifeza zikwiriye umushimira. Nuko Eliyezeri ababazwa nabyo mu mutima, kandi abona ko hatari harimo kubaha Uwiteka, niko gufata ibuye arikubita umucamanza Sereki mu mutwe, nawe aravirirana. Maze aravuga ati, noneho niba ari umuco wanyu kandi akaba ari itegeko, ngewe sinkwishyuje na hato, ahubwo ayo wari kunyishyura uyishyura uwankomerekeje, abasiga haragenda. Uko Pariti umukobwa wa Loti yiciwe i Sodomu. Iyo usomye neza igitabo cy'Itangiriro, cyane cyane aho bavuga amasekuru, usanga bavuga abana bamenyekanye cyane cyangwa bari mu gisekuru cya Kristo, bakongeraho ijambo ngo nuko runaka amara indi myaka yibyaramo abakobwa n'abahungu. Ibyo bigaragaza ko hari abana batavuzwe amazina ndetse benshi muri Bibiliya. Urugero, iyo usomye Itangiriro ibice 5:4,
haranditse ngo Adamu amara imyaka 800 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Niko byagenze no ku bandi bose. Bishatse kuvuga ko hari abandi bana Adamu yabyaye batari Gahini na Abeli na Seti. Nuko rero mu gihe umwami wa Elamu yateraga i Sodomu agatwaraho Loti, iminyago n'ibye byose, Aburahamu yarabagaruye, nuko asubira iwe. Umugore we wa Loti ariwe witwaga Ado amubyarira umukobwa amwita Pariti, kuko yavuze ati Imana yatugobotoye mu maboko y'umwami wa Elamu. Nicyo cyatumye amwita Pariti. Nuko Pariti arakura, umwe mu bagabo b'i Sodomu aramurongora amugira umugore we. Nuko muri iyo minsi i Sodomu haza umukene nk'uko byari bisanzwe. Ab'i Sodomu bavuga yuko ntawe uzamugaburira nk'uko itegeko ryaho ryari riri. Maze umunsi umwe Pariti umukobwa wa Loti abona uyu mugabo mu nzira yo mu mujyi yenda kwicwa n'inzara, kandi ntawe ari kumuha icyari kumuramira. Nuko yumva impuhwe ziramwishe, maze aherako akajya amugaburira mu ibanga. Nuko igihe yajyaga kuvoma yashyiraga umugati mu kivomesho cye, maze yagera aho wa mugabo yari ari akawumuha. Abikora iminsi myinshi. Nuko abantu b'i Sodomu n'i Gomora batangazwa n'uko uyu muntu yanze gupfa akihanganira inzara iminsi myinshi. Barabazanya bati, ibi ntibishoboka, keretse abaye arya cyangwa anywa. Nuko abagabo 3 bihisha mu gihuru hafi yewe uwo mukene yabaga, ngo bamenye umugaburira. Nuko Pariti ahaca ajya kuvoma muha umugati n'amazi nk'uko yajyaga abikora. Nuko baramubona baravuga bati, ni wowe umugaburira umurinda guhodoka ngo apfe nk'abandi bose. Nuko abo bagabo bafata Pariti n'uwo mukene babashyira umucamanza w'i Sodomu, barabarega bati, dore ibi nibyo yakoze, yagaburiye umukene umugati bituma adapfa nk'uko amategeko yacu ateye. None mu muhane bikwiriye kandi bijyanye n'amategeko yacu. Nuko abaturage bose b'i Sodomu bacana umuriro hagati mu mujyi bajugunyamo Pariti, aratakambararira, maze amarira ye agera ku Uwiteka. Nuko arashya ahinduka ivu. Ibyo birarangira, ariko bakomeza kugoma. Agakobwa ko muri Adima kishwe gahowe Imana. Nk'uko twababwiye, hariho indi mijyi 2 yari ihereranye na Sodomu na Gomora byarimburanywe. Umwe muri wo ni Adima. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, icyakora nubwo mwababazwa babahora gukiranuka mwaba muhiriwe. Urwandiko rwa mbere rwa Petero, ibice 3 umurongo wa 14. Icyakora niba mukora neza akaba ari byo mubabarizwa, mukabyihanganira, ibyo ni by'Imana ishima. Urwa mbere rwa Petero, ibice 2 umurongo wa 20. Adima ni umwe mu mijyi y'i Sodomu yabonwaga iyo winjiraga muri Sodomu na Gomora. Umuyobozi w'uwo mujyi yitwaga Zabinaki. Niwe wacaga imanza zose z'uwo mujyi. Rimwe umugenzi wihitiraga, maze bumwiriraho agera i Sodomu. Ageze hafi y'urugo rwari rurimo agakobwa gato kabanaga na se gusa. Nuko ahageze yicarira ku muryango w'iyo nzu. Nuko asaba uwo mukobwa amazi, maze aramubaza ati, urinde? Nawe ati, ndi umugenzi bwanyiriyeho, ngeze hano none ndararaha, nibucya nkomeze ngende hakiri kare. Nuko uwo mukobwa ajya mu nzu amuzanira umugati n'amazi, ararya aranywa. Ibyo yakoze ibyo byari ikizira muri Adima n'i Sodoma hose. Maze bimenyekanye bafata wa mukobwa bamushyira wa mucamanza Zabinaki, maze amucira urubanza rwo gupfa, kandi uru ni rwo rupfu aka gakobwa kishwe. Baragafashe bakambika ubusa, bagasiga ubuki umubiri wose, maze bagashyira hagati mu mizinga y'inzuki. Inzuki zirakadwinga umubiri wose kugeza kageze ku marembo y'urupfu. Nuko amarira yako arazamuka agera ku Uwiteka mu ijuru.
Isodomu n'i Gomora harimburwa. Dusome Itangiriro 19 umurongo wa 13. Tugiye kurimbura aha hantu kuko gutaka kw'abaharega kwagwiriye imbere y'Uwiteka akadutuma kuharimbura. Muri iyo minsi kandi ab'i Sodomu bakomeje gukuza ingeso yabo y'ubutinganyi, bayongera ku bibi byose bakoraga, maze Uwiteka ababazwa n'ibyo bakora, uburakari bwe burakongezwa. Bari bafite ibiryo bibasagutse, ariko ntibaramburire amaboko abakene. Barezaga ku rwego rwo hejuru, kuko ubwo Loti yitegerezaga ikibaya cy'ubuhinzi cy'i Sodomu n'i Gomora, yabonaga kimeze nka ya ngobyi y'Uwiteka ya Edeni. Bari abanyarugomo rurengeranye cyane, nuko ibi byabo birazamuka bigera mu ijuru. Nuko Uwiteka yohereza abamarayika 2 bavuye kwa Aburahamu ngo barimbure Sodomu n'imijyi yaho yose. Babwira Loti ngo aburire abakwe be barongoye abakobwa be, ariko babigira nk'ibikino. Muri icyo gitondo Loti yarazaririye, ariko ba bamarayika babafata amaboko barabasohora, babasaba kutareba inyuma, berekeza ku musozi wa Sowari, bisobanurwa ngo umuto. Niwo witwaga nanone Bera. Maze Uwiteka agusha kuri Sodomu n'i Gomora amazuku n'umuriro bivuye ku Uwiteka, atsemba iyo midugudu yose na cya kibaya cyose n'abagituyemo n'ibyameze ku butaka. Niko tubisoma mu Itangiriro ibice 19 umurongo wa 24 kugeza ku wa 25. Kandi abari bahatuye bose bari babi, kuko hatabonetse byibura abakiranutsi 10 mu gihe Aburahamu yahasabiraga. Kandi bamwe mu bakobwa ba Loti bashatse i Sodomu ntibahisemo kuzana nawe, uretse abari batararongorwa 2. Ado umugore wa Loti areba inyuma ngo abone kurimbuka k'umujyi, kandi atewe ubwoba n'amakenga n'ibyabaga byose, cyane cyane ko abakwe be n'abakobwa barongoye bari batuye muri uwo mujyi. Nuko ahinduka inkingi y'umunyu. Nuko Loti n'abakobwa be bajya mu buvumo bwa Adulamu bamarayo igihe. Nuko Aburahamu azinduka kare ajya aho yari yahagarariye imbere y'Uwiteka, yerekeza amaso i Sodomu n'i Gomora. Igihugu cyose cya cya kibaya abona umwotsi waho ucumba nk'umwotsi w'ikome. Kandi abakobwa ba Loti bari barenzwe n'ubwoba ubwo Sodomu n'i Gomora harimbukaga. Bo bari bazi ko isi yose yarimbutse, kandi kuko bavukiye i Sodomu bari bazi ko nta bandi bagabo bazabona ku isi. Nuko bibwira ko umugabo usigaye ku isi ari se gusa, niko kwigira inama yo kumusindisha baryamana nawe. Itangiriro 19:31. Nuko basindisha Loti baryamana nawe, uw'imfura abyara Mowabu, abasekuru b'Abamowabu, umuto abyara Benami, abasekuru b'Abamoni bose. Nyuma y'ibyo Loti avaho atura ku rundi ruhande rwa Yorodani, we n'abakobwa be n'abahungu babo. Nuko baragenda bashaka abagore i Kanani, babyarana nabo, barororoka. Aha kandi niho dushoreje inkuru y'i Sodomu n'i Gomora. Amateka y'i Sodomu n'i Gomora ku buryo bucukumbuye. Turizera yuko wanejejwe n'iyi nkuru, tukubwira ngo ukomeze kudukurikira kuri channel yacu ya VPMSPAC, kandi nimba utarakora subscribe ukore subscribe. Tugende twigana Bibiliya uko bukeye nuko bwije, tugenda twunguka byinshi. Bye bye. Mwari kumwe na missionnaire Kiza Benjamin.